umuntu akwiye kubyuka agafata ifunguro rya mu gitondo, yamara gufata ifunguro rya mu gitondo akabona akajya koza amenyo. Rero ni ikintu cy'ingenzi cyane kuryama wogeje mu kanwa hakarara nta kibazo na kimwe turiya dukoko nababwiye duteza ikibazo mu kanwa. Warangiza ukoza hano hejuru naho ukakuba neza. Iyo urangije urimuka. Reka mbwire abakurikira Indatwa TV kuri ibi bintu tubimaremo amatsiko. Mu by'ukuri ibintu abantu bita ibyinyo ntibibaho. Aka gace k'inyuma iyo karwaye abantu benshi babona ku ryinyo ryabo hari akadomo k'umukara katagize icyo kabatwaye, ariko tugerageje gukata iryinyo ryacu uzasanga ari kare akadomo akangaka. Rero aha ni igihe cyiza cyo kujya kwivuza. Mu kiganiro cy'ubutaha turakibararikiye, tuzashira amatsiko ku bijyanye n'izi appareil dentaire benshi mukunze kubona bambara, mumenye n'impamvu yazo, mumenye n'umumaro wazo. Inshuti bakunze b'Indatwa TV, turabaramukije kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Mugire ubuzima bwiza. Kuri uyu munsi nk'uko mubibona twasuye impuguke ku bijyanye n'indwara z'amenyo ndetse n'izo mu kanwa. Nk'uko mubibona turi muri serivisi irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura izo ndwara. Mu kanya gato turamwakira hanyuma kuri kamera za Indatwa TV agire byinshi adusobanurira mushira amatsiko kuri byinshi mwagiye mutubaza ku bigendanye n'indwara z'amenyo ndetse n'izo mu kanwa. Njye muri kumwe n'ubundi nk'uko mubimenyereye ndi MC Deo. Turi kumwe n'impuguke muganga w'amenyo, nagira ngo atangire yibwira abakunzi b'Indatwa TV. Mwiriwe muraho abadukurikira ku Indatwa TV. Nitwa Emmanuel, nkaba ndi umuganga w'indwara zo mu kanwa n'amenyo. Uyu munsi nk'uko umunyamakuru abibasezeranije turaza kureba byinshi ku bijyanye n'ubuzima n'indwara zo mu kanwa. Murakoze cyane. Hari inkuru cyangwa se n'ibinyamakuru byagiye bigaruka ku nkuru zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane zibanda ku ndwara z'amenyo ndetse n'izo mu kanwa. Cyane cyane reka ngaruke ku nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru Kigali Today ku wa 24 Nyakanga 2013, yavugaga ko indwara z'amenyo ziza ku isonga mu z'abarwayi bakunda kwivuza. Ese ibi nibyo bihagaze bite muri iki gihe? Yego, ntabwo Kigali Today yagiye kure y'ukuri. Turebye situation y'ibibera mu gihugu cyacu mu Rwanda cyangwa natwe aho dutuye cyangwa no mu miryango yacu nk'abanyarwanda, indwara zo mu kanwa ni zimwe mu zibasiye abantu. Ariko duhereye ku rwego rw'isi, reka tuvuge imibare iheruka. Imibare iheruka ivuga ko miliyari 2.5 z'abantu bakuru babana no gucukuka kw'amenyo, permanent teeth, amenyo mu bukuru. Hanyuma bakagaragaza ko imibare miliyoni 530 z'amenyo y'abana nayo aba abayeho yaracukutse. Biragaragaza ugereranije umubare w'abatuye isi n'umubare w'abana byonyine n'uburwayi buto bwo gucukuka kw'indwara zo mu kanwa, dental caries, ukuntu iri hejuru. Tuje rero mu bihugu cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere n'ibikennye, aho niho bigaragara cyane cyane. Kandi ikibazo ntabwo kiro kimanuka, ahubwo kirarushaho kwiyongera. Rero rwose gutangaza ko indwara z'amenyo ziri mu zirwarwa cyane nk'uko Kigali Today yabitangaje uko ni ukuri. Tugarutse mu bibera mu gihugu mu mavuriro yo mu Rwanda, ahantu henshi usanga batonze umurongo ari benshi bategereje umuganga w'amenyo. Nk'izi ndwara mwavuga zikunze kwibasira amenyo, wenda abantu cyangwa se kuba batabifiteho n'ubumenyi buhagije, usanga ari kuvuga atapfa kuvuga ngo iyi ndwara, cyangwa se ugasanga niba umurwayi agiye kwa muganga bakamutuma ibizamini, ngo ndavuga wenda mu zindi serivisi zitari z'amenyo,
batijya muri laboratwari gutanga ibizamini tumenye indwara urwaye, ese ku menyo ho bihagaze bite? Izihe ndwara zibasira amenyo muganga bimenya ati? Mu by'ukuri indwara zikunze kwibasira amenyo ni bino twita gucukuka kw'amenyo. Kuno abantu benshi barara baticaye, cyangwa ukareba mu ryinyo ugasanga harimo umwobo, warya ukumva urababaye, wanywa ibintu bikonje ukumva birakubabaje. Abantu benshi izo nizo ndwara bakunze kwivuza, izo twita gucukuka kw'amenyo, dental caries. Ni nazo zifite statistique iri hejuru, yewe niyo mibare maje kubatangariza ni izo ngizo. Izo miliyari 2.3 ku isi ni abantu babana n'amenyo yo mu bukuru yacukutse. Ku bana ni 1,530,000. Hanyuma izindi ndwara abanyarwanda bakunze kubyita ngo ni ifumbi, indwara z'amashinya, bya bindi twese ukabrosa ukabona uvuye amaraso mu kanwa, ati ni ibisanzwe. Izo nazo ni izindi ndwara zibasira igice cy'abantu bakuru. Izo ni indwara ebyiri, indwara zifata amenyo, kucukuka kw'amenyo, ndetse n'indwara zijyanye no kuva kwishinya, gingivitis, periodontitis, gum disease and dental disease. Hanyuma izindi zo ni indwara zijyanye na congenital, umuntu akavuka nta menyo afite. Ugasanga umuntu avutse afite inyinya nini, yajya mu bantu akabona biteje ikibazo. Izo ni izindi abantu baza kwivuza. Ukabona umuntu yavukiye ahantu amenyo yiwe adafite ibara nk'irya yandi, ibyo bita fluorosis. Abantu kabo bavukiye Masisi, bavukiye hafi ya Tanganyika, bavukiye nko mu Rwanda Gisenyi, cya Rusizi, kuri iyo ku kiyaga cya Kivu bitewe n'amazi yaho. Hari n'utundi duce, Kenya, ibice Tanzania, hari ibice abo bantu bagira amenyo inono, ukabona bitangiye ari inono nyuma bihinduye ibara, bitushobora guturuka ahantu umuntu yabaye. Izindi ni accident za buri munsi, abantu bikubise hasi bacika amenyo. Ariko iz'ingenzi abantu bakunze kurwara ni izi zo gucukuka amenyo, zituma barara badasinziriye, ndetse n'indwara zishinya, ukabona umuntu yatangiye ava amaraso ku menyo, hajyaho ibintu by'umuhondo, ishinya ikabyimba, nyuma amenyo akanyeganyega akavaho. Nizo ndwara ebyiri z'ingenzi, indwara zishinya nizo zo gucukuka kw'amenyo. Ibindi byo ntabwo mu Rwanda baratangira kubyivuza cyane. Muganga, hari bamwe usanga boza nk'amenyo nyine nk'uko mubivuze, bakaba bava amaraso mu kanwa, ugasanga mbese barabifata nk'ifumbi mu by'ukuri, ariko wenda se atajya no kwa muganga amenye ko ari ifumbi mu by'ukuri. Ese yaba ari ihe ntandaro yo ko umuntu yakoze mu kanwa akava amenyo, akava amaraso, cyangwa se uretse nanone kuba umuntu yagaragaza ibyo bimenyetso, ndavuga kuba wenda yava amaraso mu kanwa mu gihe amaze koza mu amenyo nyine, ni bihe bindi bimenyetso umurwayi ashobora kugaragaza, cyangwa se indi ntandaro yo kuba amenyo yakwangirika? Ikibazo cyawe harimo kubaza ibimenyetso, hakabamo n'icyatera uko kuva amaraso. Reka noneho duhere ku kuva ikibitera. Ese ubundi ni igiki gitera uburwayi bw'amenyo n'ibi ngibi byo kuva amaraso mu kanwa? Ikintu cya mbere ni imyitwarire yacu ya buri munsi, behavior, ibyo turya bya buri munsi. Izi ndwara zo gucukuka kw'amenyo, ubusanzwe mu kanwa hari ubwoko burenga 400 bwa mikorobe. Harimo ubutagize icyo butera, butateje ibibazo, n'ubuteje ibibazo. Rero iyo turiye bino byo kurya by'amasukari, ibyo twita cardiogenic food, ibi byo kurya by'amasukari, iyo tubiriye mu kanwa habamo mikorobe zitangira kubidekompoza. Izo mikorobe rero zibidekompoje havamo acide. Mikorobe iyo zibicagaguye havamo dukoko two mu kanwa, havamo acide. Iyi acide niyo igira uruhare mu gucukuka kw'amenyo. Rero abantu benshi
ntabwo duha agaciro ibyo byo kurya turya by'amasukari, ugasanga umuntu inshuro nyinshi arabifata, saa moya yagize icyo afata, saa tatu, saa sita, saa cyenda na nijoro, ariko ugasanga umuntu akoze isuku rimwe ryonyine, nayo ayikoze mu gitondo mbere yo kujya ku meza. Rero icya mbere dukwiye guhindura ni uburyo dufatamo ibi byo kurya by'amasukari, ko nanone ntituzabivaho kuko umubiri urabikeneye, ahubwo igikwiriye dukwiye kwiga kubirya mu gihe cy'ifunguro, tukabirya muri breakfast cyangwa ifunguro rya mu gitondo, tukabirya na saa sita, tukabirya na nijoro. Noneho ano mafunguro yo hagati muri tea break, iriya funguro dufatamo hagati, tukiga kurya ibiryo biri healthy food, ibi byo kurya bitagize icyo bitwaye bitari iby'amasukari. Iyo ikaba ariyo behavior ya mbere tugomba guhindura. Indi behavior ya kabiri ituma ibi biba, harimo uku kuntu twoza. Abantu benshi, simvuga twese, tuzi ko koza amenyo cyangwa ko twabyirutse tubona umuntu abyuka mu gitondo akoza amenyo akajya gufata ifunguro, ariko siko bikwiye kugenda. Umuntu akwiye kubyuka agafata ifunguro rya mu gitondo, yamara gufata ifunguro rya mu gitondo akabona akajya koza amenyo, hanyuma na nijoro akaba ari kabigenza. Ndetse iyo ni nayo recommendation, ni nacyo cyifuzo cya OMS ku bijyanye n'isuku yo mu kanwa. Rero ndagira ngo ku bakunzi ba Indatwa TV bamenye impamvu ibiri inyuma. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yogeje nyuma y'ifunguro aba akuyemo bya byo kurya by'amasukari, noneho za mikorobe zifuzaga kuza guteza ibibazo zikabura icyo ziheraho. Icy'ingenzi nanone, ahantu h'ingenzi hakwiriye ni nijoro. Abantu benshi nta nubwo tuhaha agaciro. Reka mbisubiremo neza, abantu benshi iyo tugiye kuryama ntiduha agaciro koza amenyo yacu nijoro, kandi niho hantu h'ingenzi kuko ntituba tuvuga, ntabwo glande salivary glands zacu ntabwo ziba zigikora ngo tubone amacandwe, ntituba dushobora kuvuga ngo ururimi ruce ku menyo, iminwa ice ku menyo, byibura na bya byo kurya byafashemo bigira ikintu kiza kubikuramo. Rero icyo gihe niba twariye twarangiza tukanywa icyayi kirimo isukari cyangwa ji cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose kirimo isukari, twa dukoko two mu kanwa tuba tubonye umwanya mwiza wo kwangiza ingingo zacu zo mu kanwa. Rero ni ikintu cy'ingenzi cyane kuryama wogeje mu kanwa, hakarara nta kibazo na kimwe turiya dukoko nababwiye duteza ikibazo mu kanwa. Hanyuma mu bijyanye no koza mu kanwa nabyo ndagira ngo mbibutse cyangwa dufatikanye kumenya ibiba bikenewe mu gihe ugiye koza amenyo. Icya mbere ugomba kuba ufite amazi meza, icya kabiri ugomba kuba ufite Colgate cyangwa Colgate, umuti w'amenyo. Ushobora kuba Colgate cyangwa uwundi uwo ari wo wose kuko imiti iratandukana. Icya mbere ni ukureba ko yujuje ubuziranenge, hanyuma ukaba ufite n'uburoso. Hanyuma iyo woza nabyo ugomba kubyitaho. Abantu benshi bibwira ko bogeje mu kanwa, ariko uyu munsi ndashaka kubereka ibice by'ingenzi ukwiye kozaho amenyo yawe. Ni ukuvuga ngo hari igice cy'inyuma aricyo iki ngiki ukwiye kucyoza neza, hakaza kino gice cy'imbere, ni ukuvuga ngo wigijeyo ururimi hariho kino gice nacyo ugomba kucyoza neza, hano aho ururimi rurambitse. Warangiza ukoza hano hejuru naho ukakuba neza.
iyo urangije urimuka ukajya ku gice cyo hejuru nacyo ukoza hano inyuma hano, warangiza naho ukimuka ukoza hano imbere, warangiza ukagira umwanya wo gukuba ahangaha. Iyo urangije, kuko ibyo kurya turya bijya bifatana hano ku rurimi, warangiza narwo ukarwoza, warangiza ukoza no mu gisenge cy'akanwa. Iyo urangije ufata amazi ukiyunyuguza ugacira, ukamenya neza ko uburoso bwawe ugomba kubuhindura nyuma y'amezi 3. Niba uri ukoresha uburoso bwawe, kirazira kikaziririzwa gukoresha uburoso bwawe bukageza igihe cyo kumera gutya ugasanga bwaragaramye. Ni kirazira. Nubibona uzamenye ko nta kintu uriho ukora, uriho uribeshya. Murakoze cyane. Tugarutse none ku bijyanye no koza amenyo ndetse no kwirinda indwara zo mu kanwa by'umwihariko, reka tugaruke kuri icyo ngicyo waruvuze cyo koza amenyo, ukajya ugahinduranya ibice bitandukanye, ukajya ku gice cyo hepfo, ukajya ku gice cyo haruguru, ukajya no ku rurimi yemwe. Hari nk'aho usanga wenda tubare nko koza, gukaraba intoki, ibi barimo no kudushishikariza gukaraba intoki kenshi kandi neza. Hari aho bakubwira ngo ni ukubikora byibuze hagati y'amasegonda 40 ndetse na 60, uburyo bwizewe, ndetse tubwirwa na Minisante ndetse na OMS. Ese haba hari nk'iminota cyangwa se amasegonda nk'umuntu ashobora koza mu kanwa? Igihe usanga umuntu yirukanka ugasanga bikoze se nk'isegonda rimwe, haba hari nk'igihe runaka kizewe tubwirwa n'abahanga ku bijyanye n'amenyo cyangwa se indwara zo mu kanwa nyirizina, ni iyihe minota? Ubundi ni hagati y'iminota 2 n'3. Uburoso bwawe inshuro nyinshi iyo ubupozisiyoniye bufata ku menyo nk'3. Ugerageza gukora muvoma ziri sirikire ku menyo 3, ukimura ukajya ku yandi 3, ukimura ukajya ku yandi 3. Iyo ushoje usoza uzamura, ukimuka ukabikoramo imbere. Aho wemererwa gukuba ni hano hejuru. Rero hagati y'iminota 2 n'3 yaba ari igihe cyiza cy'ingenzi gihagije cyuko waba urangije tour ihagije, kandi bigaterwa n'umuntu. Hari uwajya munsi, hari n'uwajya hejuru, ariko icy'ingenzi ni ugufata igihe gihagije ugasukura igice cyose nk'uko nabikweretse mu kanwa. Ariko abahanga basaba ko umuntu byibura yabikora hagati y'iminota 2 n'3. Ntibibujije kuba warenzaho, ntibibujije kuba wajya hasi bitewe, ariko icy'ingenzi ukamenya ko buri gice cyose cyo mu kanwa gikoze neza uko bisabwa. Hari n'ubundi abakunzi b'Indatwa TV hari abakomeje kugenda batwandikira ibibazo, kuko twari twabashishikarije kandi twabijeje ko tugiye kuganira n'inzobere ku bijyanye n'indwara z'amenyo ndetse n'izo mu kanwa. Abakomeje kuganira avuga ati mutubarize ku bijyanye n'ubundi mugaruka kuri cya kintu mwari mwavuzeho cyo kuva amaraso ukimara kwiborosa cyangwa se koza mu kanwa. Ngabikora kenshi, yagiye no kwa muganga, ariko n'ubundi ngo bikomeza kugenda bibaho. Ni ikihe kintu, ni iyihe nama mwamugira tukiri aho ngaho? Inama ya mbere ku muntu ufite ikibazo cyo kuva, akeneye kureba umuganga w'amenyo, kuko bishobora guterwa n'ibintu byinshi. Ariko ku bijyanye n'indwara zo mu kanwa niho turi buze kwibanda. Inshuro nyinshi iyo umuntu arwaye ishinya hariho imyanda, bituma ishinya ibyimba. Igihe icyo ari cyo cyose ishinya ibyimbye, ukagerageza koza, cyangwa harimo iyo myanda ukagerageza koza, kuva amaraso mu kanwa. Rero inama iruta izindi ni uko uyu muntu yakwegera umuganga w'amenyo akamusuzuma, hanyuma akamubwira aho ikibazo kiwe gituruka, noneho bakavura ikibazo. Kuko kuva amaraso mu kanwa ni ikimenyetso cy'uko umuntu arwaye ishinya. Rero ni ikintu cy'ingenzi ko uyu muntu yareba umuganga w'amenyo. Hari benshi nabwo bakunze kugenda babigarukaho bavuga bati nk'umuntu ukimara kurya agahita yoza amenyo,
hari bitewe n'ibiryo bishyushye amaze kurya, hari igihe usanga biba intandaro yo kuba yava amaraso. Ese byaba ari byo? Oya, ntabwo ari byo. Kuba wamara kurya ibiryo bishyushye warangiza ukajya gukora isuku yo mu kanwa ako kanya, ntabwo ari byo. Kuba bavuga ngo nibyo byabiteye, ahubwo umuntu aba asanganywe ibimenyetso by'uko arwaye mu kanwa, ahubwo akabitwerera, aribyo twita ni nka mite cyangwa imigenzo cyangwa ibyo abantu bavuga. Uzumva n'abavuga ko iyo baraye biyogeje mu kanwa bagira iseseme cyangwa babyuka bashonje. Ariko icy'ingenzi gihari ni uko ibyo bintu si byo, ahubwo uwo muntu twamugira inama yo kubona kujya kureba umuganga. Tukiri aho, ni ikihe gihe cyiza cyo koza amenyo? Mu gitondo umuntu arangije gufata ifunguro rya mu gitondo, ni igihe cy'ingenzi gikwiriye cyo koza amenyo. Hanyuma na nyuma y'ifunguro rya nijoro naho ni igihe cy'ingenzi cyo koza amenyo n'ibice byo mu kanwa. Byibuze umuntu akimara gufata ifunguro, yaba irya mu gitondo cyangwa se irya nimugoroba, hacamo nk'igihe kingana iki kugira ngo umuntu abe yakoza amenyo? Biterwa n'ifunguro wafashe. Ubundi abantu bamwe bavuga ko utegereza akanya, ariko gutegereza akanya biterwa n'ubwoko bw'ifunguro wamaze gufata. Hari abantu bamara kurya bagafata deseri irimo imbuto, kandi nazo biterwa n'imbuto izo arizo. Zino mbuto zirimo ama-acide nk'indimu, inanasi, n'izindi ziri muri kategori zimwe n'izo ngizo. Si byiza ko umara kuzikoresha hanyuma ako kanya ugahita ukora isuku yo mu kanwa, kubera ko ziriya ndimu iyo uzikoresheje zituma hari agakushe y'amenyo yoroha. Noneho warangiza kurya ukaba wahita ufata uburoso ukiborosa, bigatuma hari igice cy'iryinyo uko ugenda ubikora igihe kinini ukuraho, ibyo bita erosion. Uzabona abantu bakiri bato usanga zino anatomical fissures, tuno duce ubona tutuyinegarite, tuno duce ubona tuguye mu ryinyo, tuba tumeze nk'aho twavuyeho. Akenshi biba byaraturutse ku byo kurya umuntu akunda kurya, cyangwa abantu barara bahekenya amenyo, usanga amenyo yabo aba yaravuye. Rero n'abantu bakunda kurya izo mbuto bagahita boza, ibyo bintu bikunda kubabaho. Rero inama tubagira, yamara kurya akiyunyuguza, agategerezaho umwanya nk'iminota 30 cyangwa 20. Ariko nko mu gitondo umuntu ari yajya ku kazi biragoranye, icyaba cyiza nuko yareka kurya iryo funguro rishyira mu bibazo ubuzima bwe bw'amenyo. Ariko ayiriye nka nijoro cyangwa saa sita, aho afite umwanya yajya ategereza iyo minota, noneho nyuma akabona akoza mu kanwa. Hari benshi usanga, cyangwa se bamwe mu bantu ugasanga amenyo yabo yabaye deforme, cyangwa se ugasanga yasumbye akanwa, andi yabaye impingikirane. Byaba biterwa n'iki? Biterwa n'ibintu byinshi, ariko iby'ingenzi umuntu ashobora kubikura mu muryango, bikaba biri hereditaire. Ugasanga ngo uriya mwana ngo asa na se wabo mu kanwa, uriya mwana afite inyinya nk'iya nyina wabo. Ugasanga abantu bose bo muri uwo muryango bagira inyinya, cyangwa ugasanga abantu bo muri uwo muryango bose bafite amenyo asohotse aje hanze. Kimwe nuko ibyo bintu biri hereditaire. Icya kabiri nuko ibyo bintu bishobora kuba biterwa n'imyitwarire y'abantu. Uzabona hari abana badashobora kuryama badacometse. Uzasanga bene abo bana benshi hano igisenge cyabo cyo mu kanwa cyari deforumye, hano hejuru bimeze gutyo. Abana bakunze gucomeka. Bikunda kuba no ku bana bahumekera mu kanwa iyo baryamye, cyane cyane abana bafunga mu mazuru bakiri bato. Uzasanga inshuro nyinshi iyo bahuje amenyo yabo adahura. Abana barara ba mama wabo bacometse ibere cyangwa bacometse bibero, nabo ibyo bintu bibabaho.
bishobora guturuka ku mpanuka umuntu yagize mu bwana akikubita hasi amenyo ye akamera nk'asohoka, yasohoka ntajye kureba umuganga kuko bitigeze bimubabaza, yazakura ugasanga iryinyo rimwe rirasumba ayandi, ugasanga iryinyo riri hejuru, rimwe riri hejuru. Ibindi ni kutavuza abana amenyo akanyeganyega akamereramo, rimwe rikamera inyuma y'irindi. Ibyo byose bikontribuwa mu kuba amenyo atajya ku murongo. Cya mbere ni ibintu bikomoka mu muryango, cya kabiri imyitwarire, kurara wonka ururimi, kurara wonka urutoki, kurara wasamye, kuba wakora impanuka ntuyivuze hakiri kare, kuba utakurikirana umwana wawe ngo agende yivuze hakiri kare ugasanga umwana yameze impingikirane, hakaba amenyo yo mu bwana atavuyemo, ayo mu bukuru yajya kumera akishakira inzira atakagombye kubamo. Hari nk'indwara usanga zibasira abantu cyane cyane nyine ku menyo, ugasanga nk'umuntu yazanye uruhumbu mu kanwa, amenyo ye yatoye uruhumbu ukagira ngo ni rwa rundi rwo mu kibindi. Ese izo ndwara ziba zaratewe n'iki, zikira gute? Uko umuntu akoresha akanwa, niyo waba ukora ya suku nahoze mvuga, ukoza ku gihe, ukoza uko bikwiriye, hari abo byagaragayeho ko bishoboka ko bagira urwo ruhumbu, ubundi babyita tartre calculus. Inshuro nyinshi uzabona ufashe nk'urwara rwawe ukimara kurya, ntukore isuku ugakoza ku ryinyo. Iyo ukojeje ku ryinyo hari igihe ugira gutyo ukabona ibintu bimeze nk'amavuta bifashe ku menyo. Niyo twogeje inshuro nyinshi, ahagaruka hano ku menyo hari igihe ubona hasigayeho akantu k'umweru. Bikaba inshuro ya mbere, bikaba inshuro ya kabiri. Mu kanwa rero habamo, ko nabibabwiye, udukoko ubwoko burenga 400. Hari udukoko turi responsable k'indwara z'ishinya, turaza tukataka za food debris, bya bisigazwa by'ibyo kurya tutogeje neza. Hanyuma mu kanwa buri habamo n'imyunyungugu, calcium mu macandwe ibamo, nabyo bikaza bigafataho. Iyo bifasheho rero ntitubikorere isuku uko bikwiriye, ntitubimareho, bikongera bikaba umunsi wa mbere, cyumweru cya mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, umwaka wa mbere, birageraho bigakora iriya kushe. Bikaba ari nabyo bituma yashinya ibyimba, bitewe n'uko umubiri ushaka kwirwanaho. Rero bikazajya kurangira birangiye dutangiye kubona umuntu asetse hano hakagaragara ibintu by'umuhondo, cyangwa bitanagaragara inyuma, kubera ko bikunda gufata cyane cyane hano imbere. Hano imbere nuko ariho haba amaduct atuma aho amacandwe yacu asohokera. Ubundi bigakunda kuba kuri aya menyo ya ikijigo cya gatatu uvuye inyuma, niho bikunda kuba, kuko naho haba amaduct, ni nk'udutiyo dusohora amacandwe cyangwa yego amacandwe. Noneho aha niho hakunda gufata ya myanda, kubera niho haba hari hirunze ya macandwe, niho amacandwe asohokera. Rero na ya myanda naki ugasanga byose birimo aha ngaha. Ibi rero bikaba intandaro yuko amenyo, uzasanga abantu mu zabukuru ishinya yaragiye ivaho. Nukuvuga ngo ni bya bintu byagiye biba byisubiramo, noneho ziriya mikorobe zifata kuri ya myanda zirekura uburozi. Ubwo burozi nibwo buba imwe muri rezilita ituma amafibre afatisha iryinyo muri socket agenda acika, n'igufa rikagenda rivaho, n'ishinya igenda ivaho, ukazabona umuntu amenyo yiwe asigaye mu kirere. Rero bikaba bikwiriye ko niba ibyo bibaye, umuntu akwiriye kugera igihe akajya kureba umuganga w'amenyo. Ibi bintu barabyoza, barabivura, bikavaho, amenyo yawe agasigara nta kibazo na kimwe afite. Hari kutumvikana kw'abantu
bagenda bajya impaka ku buryo butandukanye cyangwa se ku bintu bitandukanye nyine ubwo turacyagaruka n'ubundi ku menyo yacu ndetse ugasanga nk'abo mu cyaro cyane cyane mu nce zo mu cyaro countryside ugasanga babikomeyeho byo kuvuka k'umwana nyuma y'igihe runaka cy'iminsi mikeya amezi 2-3 se ngo ibyinyo hari ibyo bakunze kwita ibyinyo bibanziriza amenyo bakabifata nk'uburwayi ndetse bakajya ku baganga gakondo cyangwa se bagihanga ibyinyo nk'umuganga wabyize umwuga ariko kandi ufite n'umuco nyarwanda kuko uri umunyarwanda byanze bikunze urabyumva cyangwa se urabizi urabihuza uti ku kijyanye rero n'ikibazo warumbajije cy'ibyinyo ukuntu ndi bubihuze ndi muganga w'amenyo reka mbwire abakurikira Indatwa TV kuri ibi bintu tubimaremo amatsiko mu by'ukuri ibintu abantu bita ibyinyo ntibibaho abantu benshi ibyo bakunze kwita ibyinyo ndifuza gukoresha iyi modo reka dukoreshe iyi ngiyi abantu benshi bakuye ibyinyo usanga iri ryinyo ry'ibweni batarigira usanga iri ryinyo ry'ibweni batarigira uzasanga abantu benshi bakuye ibyinyo aya menyo inshuro nyinshi aba atarimo uzabona abantu benshi bakuru abana baje kwa muganga aya menyo batayagira rero kubera iki aya menyo batayagira niyo bamaje gukura ibyo bita ibyinyo ni igihe umwana aba atangiye gukambakamba niho bikunda kugaragara ku mezi 6, 5 umwana atangiye kwiga gukora hasi rero ikiba mu buzima bw'umwana hasanzwe harimo andi mavirusi ateza ibibazo ari uko hagize ikibazo cy'imyanda kigera mu mubiri rero umwana iyo abigize inshuro nyinshi usanga arwara diare iyo diare murabizi mwese ko iyo umuntu agize ikibazo cyo gucisha hasi mu kinyarwanda abatabyumva umuntu arananuka cyane rero ibiba bizaba amenyo bikunda kwiforoma cyangwa kubaho ku cyumweru cya 6 umwana ari mu nda ya mama ari aya menyo mu bukuru tugira ari nayo mu bwana abaho mu cyumweru cya 6 rero iyo umuntu agize iki kibazo cya diare cyaturutse ko umwana yakorakoye utuntu two hasi kuko ukunda kubibona mu giturage kuko mu mijyi ho abana bo mu mijyi abenshi ntibarwari ibyo bintu ntibabigira keretse abo mu mijyi baba bafite urwego rw'isuku ruri hasi rukaba ari rwo ruri buteze cya kibazo cya diare nababwiye umwana yari yamajije kudiara kakumuriro biturutse kuri ya infection virale nuko umwana bayagize infection ku baganga b'abana iyo ugiye barabigusobanurira ariko niyo waza mu dento turabikubwira tukakubwira ngo igikenewe ni iki ugera rero kuri babandi twita barumashana agakora kuri ryinyo riba riri prominent cyangwa riri ryigaragaza cyane ari ryo bweni akakubwira ngo dore ikibitera ni iki iyo arangije afata umugera cyangwa umusumari akajombamo icyo akuramo iryinyo ryo mu bwana agakuramo na toothbuds ni serire cyangwa uturemangingo tuba tuzatanga iryinyo ryo mu bukuru iyo ibyo byose abikuyemo nizo ngaruka zo gusanga abantu bose bo mu bukuru bwabo usanga aya menyo y'amabweni batayafite muzabicunge abantu bose bakuwe ibyinyo abenshi ntabwo bagira amenyo yo mu bwana y'abana ntibanagira n'amenyo yo mu bukuru n'abagize amenyo yo mu bukuru inshuro nyinshi kuko baba barayakomerekeje usanga adafite forume nziza y'amenyo y'umuntu ubundi rimwe na rimwe akazana ibibyimba no mu gihe umuntu akuze rero ibyinyo ntibibaho ahubwo niba umwana afite icyo kibazo niyihutire kugera ku muganga w'amenyo bamwe barakubwira ngo umwana wanjye bamukuje ibyinyo ngo arangije arakira mu by'ukuri ntabwo aba akijijwe nuko bamukuye amenyo bamukuye ibyinyo ahubwo akizwa nuko iyo amaje gukurwa bya byinyo ababyeyi bagira umwanya wo kumwitaho bakagira umwanya wo kumugaburira bakababwira ibintu biri buhagarike ya diare
n'ubundi akaba ari byo ari bukore. N'ubundi iriya diyare uyihagaritse umuriro ukawuhagarika, cya kibazo cya bya byinyo ntacyo wazigera ubona, hanyuma ukagirira isuku umwana. Rero icyo nakangurira abakurikira Indatwa TV ni ukwirinda uwo muhango cyangwa iyo migenzo cyangwa iyo myumvire yo gukuza ibyinyo. Uretse gutakaza aya menyo, abana benshi bajya bakurizamo impfu nyinshi z'abana, nyinshi zituruka kuri ibi byinyo, kuko inshuro nyinshi baramukura akava ntakame, akicwa no kuva. Abandi bakamukura bakamukuza biriya byuma bitakorewe isuku byakoze ku bandi, abana bamwe bagakuramo sida n'izindi ndwara zandurira mu gukoresha ibintu bidafite isuku. Abandi bana bakuzamo izindi ndwara zibajyana mu bitaro. Nyuma yo kubakura bakagira ikibazo, bakaza kwa muganga tukabakurikirana, bagakuramo indwara zibashyira mu bitaro iminsi myinshi, kandi iyo baza twari kubavura bakamera neza. Rero ibyinyo ntibibaho, ahubwo biterwa n'isuku nke. Kwa kundi umwana atangira kwiga gukorakora hasi, yamara gukorakora hasi, noneho yama virusi, yama mikrobe, twa dukoko turi responsable kuba twateza iyo diare, kuko twabonye iriya myanda umwana bamufashe nabi, noneho bigateza iriya diare. Icyo dukwiye gushyiramo ingufu rero nuko umwana mu gihe atangiye kwiga gukora hasi tumurinda cyane, kugira ngo duhagarike ibyo bibazo. Uretse kuba iryinyo ryacukuka cyangwa se rigakomereka bitewe n'impanuka se, hari ibindi bimenyetso umuntu urwaye amenyo ashobora kuba yagaragaza? Gusubiza icyo kibazo ndaza kwifashisha urugero rw'aya menyo yacu. Ni amenyo atatu ari butugaragarize ibijyanye n'icyo kibazo. Iri ni iryinyo dukoresha twifashisha mu kwigisha abantu. Ni nko gufata iryinyo n'imizi yaryo tukarisatura duhagaze, ntiturisature dutambitse, tukarisatura duhagaze, kugira ngo tuze ushobora kubona ibice bitatu bigize iryinyo. Mu bice bitatu bigize iryinyo hari igice cy'inyuma, abadukurikiye kuri televiziyo mwabireba, hari agace k'umweru kari inyuma, aka niko bita enamo. Hakaba igice cyo hagati kijya gusa n'umuhondo, iki ni igice bita dentine. Hakaba igice cy'imbere cy'umutuku, mu Kinyarwanda twavuga ko ari nk'umutima w'iryinyo, nicyo dusangamo imyakura, nerves. Ni nacyo dusangamo artery and vessels, imijyana n'imigarura, imitsi itwara amaraso n'iyigarura. Rero iyo umuntu arwaye ntabwo bucya mu gitondo kimwe ngo ibi bice byose bihite bifatwa. Inshuro nyinshi ku gice cy'inyuma iyo harwaye tuba tubona kano kantu k'umukara. Abadukurikiye mushobora kukareba, umunyamakuru yadufasha aka gace k'inyuma iyo karwaye abantu benshi babona ku ryinyo ryabo hariho akadomo k'umukara katagize icyo kabatwaye, ariko tugerageje gukata iryinyo ryacu uzasanga ari kariya kadomo aka ngaka. Rero aha ni igihe cyiza cyo kujya kwivuza. Inshuro nyinshi rero twebwe uko duteye twivuza tubabaye. Aha nta kimenyetso na kimwe uretse kubona guhinduka kw'iryinyo. Ubishoboye kuri iki gihe wakwegera umuganga w'amenyo. Iyo byigiye imbere turaza tugasanga noneho cya gice cy'iryinyo kavuye ku gace k'umweru bikamanuka bikaza hano mu muhondo. Aha rero mu muhondo kuko yamyakura nerves haba hariho udushami twatwo duhera, umuntu ashobora kunywa ikintu gikonje akumva utuntu twirukiye mu ryinyo. Nanone ashobora kunywa ikintu gishyushye akumva utuntu twirukiye mu ryinyo.
cyangwa yarya ikintu kirimo isukari akumva utuntu twirukiye mu menyo, yagenda koza mu kanwa bigahagarara. Iki gihe akwiye kumenya ko igice cyo hagati cy'iryinyo dentine cyamajije kugerwaho n'uburwayi. Iki nacyo ni igihe cyiza cyo kujya ku muganga w'amenyo. Rero iyo umuntu ativuje bikiraha, biraza bikagera ku gice cya gatatu cy'iryinyo, cya kindi nahoze mbereka cy'umutuku. Ahangaha niho ya infection yacu iba yabaye nini, murayibona byatangiye biri hano inyuma, biraza bigeramo hano ku muhondo, urabona igice cy'umutuku kiracyari kizima. Noneho iyo iyi infection itavuwe, mikorobe zirakomeza bikamanuka bikagera kuri iki gice cy'umutuku, noneho bikaba byanarenga bikaza ku gice cy'igufa kuri mashwari. Noneho ahangaha rero iyo biri kuri iki gice cy'umutuku ntibivurwe, ntahandi umuntu ararababara, nta kintu gikozeho, ku manywa akababara, nijoro akababara, hahandi uvuga ngo iri ryinyo warinkuriramo, nubwo atari wo muti wo kuvura amenyo. Umuntu akaza yirukanka avuga ngo ndashaka umuganga w'amenyo. Abenshi niho twibuka ko dukeneye umuganga w'amenyo. Abantu hafi ya twese twibuka ko dukeneye umuganga w'amenyo iyo byageze kuri iki gice cy'umutima w'iryinyo, hahandi umuntu arara ataryama. Abandi nabo bapfa kugerageza, bibuka byibura iyo batangiye kurya ibintu bakumva birabaje. Rero ingaruka z'uko iryinyo iyo ritavuwe byarageze muri wa mutima w'iryinyo, ni hahandi uzasanga kwishinya hajeho akabyimba, cyangwa ukabona itama ryabyimbye. Ni ukuvuga ngo ya infection irenga iki gice cy'iryinyo ikinjiramo hariya mu igufa. None iyo yinjiye mu igufa, umubiri ugerageza kwirwanaho, kazana abasirikare. Niho muzumva umuntu yagize amasazi hano munsi y'urwasaya hakabyimba, nuko umubiri ubutangira ngo infection idakwiragira mu mubiri hose. Niho uzabona umuntu yagize yabyimbye itama, abandi n'isura igatwikirwa biturutse kutavuza iryinyo ku gihe. Hari n'abakurizamo kanseri iyo bitavuriwe igihe, bikarangira igufa ryiwe ryangiritse byaraturutse ku kunegirija. Rero ku bimenyetso ahambere w'ikifatwa ubona ibara ry'iryinyo hejuru hashobora guhinduka, icyo ni igihe bikiri ku gice cy'inyuma. Iyo bigeze ku gice cyo hagati, umuntu atangira kurya akababara, warya ibishyushye, warya ibikonje, warya ibirimo isukari, ukumva hari ikitagenda. Ni igihe cyiza cy'ingenzi cyo kujya kureba umuganga w'amenyo. Iyo utivuje birakomeza, umuntu noneho agatangira kubabara ninjoro cyane cyane, ariko n'igihe iryinyo rishakiye ukumva hajemo imisonga, hakagera n'igihe noneho bikurya nta kintu ukoze, bikakurya bidaceceka. Abenshi naho bibuka ko umuganga w'amenyo abaho. Iyo naho ugize amahirwe ibyo bigaceceka, hari igihe umuntu ajya kuri farumasi akagura imiti igapfufaza ubwo buribwe bukavaho. Icyo gihe naho ntabwo uba wigiriye neza. Hari igihe bikomeza ukabona itama rirabyimbye, ukabona isura irahindutse. Abenshi niho bibuka ko bakeneye kujya kureba muganga. Rero n'ibyo bimenyetso, uretse gucukuka kw'iryinyo kwa wabona ryaracukutse, hari n'ibyo bimenyetso bishoboka mu gihe iryinyo ryacukutse. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni zihe nama mwatanga kugira abantu muri rusange ku bijyanye no kubungabunga ubwiza ndetse n'ubuziranenge bw'amenyo? Murakoze cyane. Inama za mbere ni za zindi twahereyeho hejuru.
birakwiye ko umuntu wese yiga akanamenya igihe nyacyo cyo koza mu kanwa, akabifata nk'umuti. Niba ari mu rugo n'ubundi babyita home care, ni ukuvuga ngo kwiyitaho, kwikurikirana wowe ku giti cyawe. Umuntu wakurikiye iki kiganiro byibura asigarane mu mutwe ko ari ingenzi kuborosa mu gitondo, ukaborosa ibice byose by'akanwa, inyuma, imbere, hejuru, ukabikora ku rwasaya rwo hejuru, hanyuma ukoza ururimi, ukoza no mu gisenge cy'akanwa. Koza mu kanwa nyuma y'ifunguro rya mu gitondo, ukanabikora ku mugoroba. Iyo ni inama ya mbere. Inama ya kabiri ni ukwita ku ifunguro ryawe rya buri munsi, ukirinda gufata inshuro nyinshi mu kajagari ibi bintu by'amasukari. Abantu benshi bazavuga ngo sindya bombo, sindya biswi, ariko hari izindi sukari zihishe ziri muri fanta, ziri mu maji, ziri mu migati. Ahantu hose uzasoma ukahasanga ingredient cyangwa ibirungo, niba ariko twabyita ingredient, cyangwa ibigize icyo kintu ugiye kunywa, ugasanga harimo isukari. Nubwo ako kanya itari isukari igaragara, menya ko uriho urya isukari. Mu magambo make twavuga ngo ibyo kurya byose bisosa. Ni ikintu cy'ingenzi kwiga kubirya mu gihe cy'ifunguro. Ntabwo tubwira abantu kubivaho kuko umubiri urabikeneye, ahubwo iga kubirya mu ifunguro rya mu gitondo, wiga kubirya mu ifunguro rya kumugoroba, wiga kubirya mu ifunguro rya saa sita, hanyuma ukore isuku yo mu kanwa. Hanyuma mo hagati twa tuntu umuntu afata, niyige gufata ibintu biri herase. Aho wafataga ji, fata amazi. Aho wafataga ji yo mu ruganda irimo isukari, wakoresha ji y'imbuto isanzwe irimo isukari, iri natirere. Ni ukuvuga ngo twige kurya ibyo kurya by'umumaro mo hagati. Hanyuma ikindi cy'ingenzi abantu batitaho, umuntu niyige kujya kwa muganga w'amenyo byibura 2 mu mwaka. Ni ukuvuga ngo mu mezi 6 genda usure muganga. Abantu benshi ntibabikunda, ariko umuntu yakagize muganga wiwe, waba urwaye cyangwa utarwaye, waba urwaye cyangwa utarwaye. Kuko kugira ngo umenye ko urwaye ni ukujya kwa muganga, kuko twabonye ko harimo indwara zimwe ziziyo zitaraba grave umuntu atabimenya. Rero kubimenya kare, icy'ingenzi uravurwa ugakira, ntabwo wica akazi. Kuko nk'ubu ngubu izi ndwara zo gucukuka zigaragara cyane cyane ku bana. Ariko ndagira ngo ubwire ngo umwana urwaye iryinyo ryaraye rirya ntashobora kwiga neza. Niba adashobora kwiga neza nuko atazanatsindana neza. Niba adatsinda neza nuko umusaruro cyamujyanye ku ishuri ntikizigera kigaragara. Niba kitagaragaye nta bumenyi azigera agira. Niba nta bumenyi agize azahombera igihugu, ahombere n'umuryango. Ni ingenzi rero kujya kwa muganga hakiri kare, ukamenya ko urwaye cyangwa utarwaye. Iyo bishoboye uhitamo umuganga wawe w'amenyo ugukurikirana. Ni ibintu bitatu mu magambo make. Abantu nitumenye kuborosa igihe cya nyacyo kandi tubikore neza. Icya kabiri, abantu nitwige kurya amafunguro adateza ibibazo ubuzima bwacu bwo mu kanwa, tukunamenye n'igihe dukwiye kuyarira. Icyanyuma, umuntu akwiriye kugira muganga wiwe buri byibura uko byashoboka 1 mu mezi 6. Mu yandi magambo, byibura 2 mu mwaka sura umuganga w'amenyo. Murakoze muganga, reka tubashimire. Murakoze cyane. Inshuti bakunze b'Indatwa TV, turabashimiye cyane. Tubashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro cyagarukaga ku ndwara z'amenyo ndetse n'izo mu kanwa. Tubararikiye kandi kuzakurikira ikiganiro cy'ubutaha, aho tuzagaruka cyane cyane tukibanda ku bijyanye n'icyo bita mu ndimi z'amahanga appareil dentaire. Hari benshi bakunze kugenda batubaza bati ese kuki ziranzuma mu kanwa mu menyo, n'iziki, zimara iki, zifite uwuhe mumaro, zifasha iki? Ubwo rero ibyo byose muzashira amatsiko. Bakunze kugaragaza bati inyinya
bamwe bati ni inenge, abandi bati ni ubwiza. Ibyo byose muzashira amatsiko mu kiganiro cy'ubutaha, turakibararikiye. Tuzashira amatsiko ku bijyanye n'izi appareil dentaire benshi mukunze kubona bambara, mumenye n'impamvu yazo, mumenye n'umumaro wazo. Dushimiye cyane muganga w'amenyo, muganga Emmy twaganiriye, ndetse benshi mukaba mwanyuzwe n'ikiganiro yatugejejeho. Mugire ubuzima bwiza bwuje mu kanwa heza, bwuje amenyo meza. Imana ikomeze barinde.